Here nshuti bakunzi ba Comeka TV, uyu munsi tugiye kuganira uburyo ki ibyemezo byafashwe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere mu Rwanda RGB rwafashe icyemezo ku bijyanye n'insengero cyangwa se amatorero. Duhurire muri komenti nawe uvuge uko wabyakiriye kuko nawe uri umwe mu bakirisitu ariko hari uko wabyakiriye. Gahunda uyu munsi ni ukuganira kuri ibyo bintu ndetse n'uburyo ki bamwe bahise biyumva nyuma yo kumva ingamba zafashwe na RGB. Nibwo mu minsi itari myinshi isize uru rwego rushinzwe imiyoborere mu gihugu cy'u Rwanda RGB rwatangaje impinduka ku bijyanye n'amadini se cyangwa ku bijyanye n'insengero, aho rwavuze ko buri dini ryose riri mu gihugu cy'u Rwanda rikwiye kwiyandikishwa. Ndavuga nyine ko rikwiye kwiyandikisha kugira ngo rikomeze gukora, ariko icyaje kubangamira abantu batandukanye harimo n'abahagarariye amadini ndetse n'abakirisitu, ikintu cya mbere cyabaye gutsikamizwa nuko kugira ngo wiyandikishe byasabaga miliyoni 2. Aya mafaranga akaba adasubizwa kuko bahita kara ya serivisi ndetse no kugira ngo urusengero ruhabwe ubuzima gatozi. Abaturage bamwe bahise bavuga ko ibyo bintu bigoranye kuko hari abahise bibwira ko insengero zigiye guhagarara burundu. Hari abo twaganiriye nabo batanga ibitekerezo bitandukanye bavuga ko hano harimo gutsikamizwa. Gusa abenshi bavuga ko nta kibazo, ko bategereje kureba iyindi myanzuro izaza ikurikiye iyi ngiyi. Ese nawe waba uri umukirisitu cyangwa se waba uhagarariye urusengero runaka ukaba warumvishe iri tangazo? Nawe duhuriye muri komenti uvuge uko wabyakiriye. Ikindi kintu cyaje kubangamira abaturage ndetse n'abakirisitu muri rusange ni ikintu kijyanye n'uko kugira ngo urusengero rwemererwe gukora cyangwa se ruhabwe icyo bita ubuzima gatozi, nuko rugomba kugaragaza urutonde rw'abantu bagera ku 1000 bashyigikiye urwo rusengero mu karere rugiye gukoreramo. Murumva ko abantu 1000 ni umubare munini cyane ku buryo bigoranye kuwubona kugira ngo hatangirwe gukorerwaho igikorwa cyo gusenga. Byaragoranye cyane aho uri gusanga abaturage bakomeje kugenda bavuga ndetse bagaragaza amarangamutima yabo, bafite n'ubwoba ko insengero zabo zaba zigiye guhagarikwa burundu. Bamwe batangiye kwibaza bati se bivuze ko religious yaba igiye guhagarara mu Rwanda? Abenshi batangiye kuvuga bati se wenda hari andi mabwiriza azasohoka nyuma yaya kugira ngo wenda atange ihumurize ku baturage cyangwa se kugira ngo atange icyizere ku baturage ndetse no ku bapasiteri batandukanye bo mu gihugu cy'u Rwanda. Ikindi kintu cyaje kugorana mu baturage ndetse no mu bantu bahagarariye amatorero nuko haje gutangazwa ko kugira ngo idini ryemezwe cyangwa se urusengero rwemererwe gukomeza gukora, hagomba kuba hagaragazwa ko uwo nguwo uruyoboye ari we padiri cyangwa se paseri cyangwa se ntago mbizi, ndavuga umuntu uhagarariye urusengero agomba kuba yarize ibijyanye na teoloji. Kandi biragoranye ko ushobora gusanga muri iki gihugu cy'u Rwanda buri muntu uyoboye urusengero yaba yarize teoloji. Bivugwa ko hari umuntu we wiyumva ko afitemo impano yo kuyobora ndetse afitemo n'agakiza mu bijyanye na religious, akavuga ati njye ndumva nshoboye najya kuyobora abakirisitu kandi nkabageza ku ntego nziza cyane. Gusa ibyo byiyumviro bya bamwe na bamwe ntabwo igihugu cy'u Rwanda cyemeranya nabo cyangwa se ubuyobozi bw'u Rwanda buvuga ko ibyo ngibyo atari byo shingiro byo kuba wowe wiyumva ko ufite impano yo kuyobora abakirisitu cyangwa se ufite impano ikubiyemo n'agakiza. Nibwo ubuyobozi bw'u Rwanda bwahise bwemeza ko ibyo bubikuyeho kugira ngo urusengero rwemezwe hagomba kugaragazwa ko uruyoboye yize ibijyanye na teoloji. Ibi nabyo byaje kugaragaza ko harimo gutsikamizwa kuko byagorana gusanga abayoboye insengero ziri muri iki gihugu cy'u Rwanda bose barize ibijyanye na teoloji, kubera ko hari umuntu usanga
yifitiye amafaranga yiwe nk'akavuga ati nanjye reka nde gushinga urusengero, cyangwa se ugasanga muri we abyiyumvamo ariko atarabyize akajya gushinga urusengero. Gusa kuri bamwe bahita babona ko ibi ngibi bigiye kubagora, kubera ko kugira ngo usange buri umwe yarize cyangwa se umuntu uhagarariye urusengero afite amashuri muri theology, bavuga ko bigoranye cyane, ahubwo ko nibagomeza gukaza izi ngamba insengero zirafunga imiryango ndetse abenshi bakaza basengera mu ngo zabo. Ibi byaje kugaragara nk'ikimenyetso gikomeye cyane kuko abaturage batandukanye harimo n'abakristu bagaragaje imbamutima zabo n'agahinda bafite ko baba bagiye gutakaza insengero zabo ndetse n'ihuriro ryabaga nka rimwe mu cyumweru. Urugero natanga ni nk'abantu basengaga ku cyumweru cyangwa se ku wa gatandatu, bavuze ko baba bagiye gutakaza iyi minsi. Muri urwo rwego rero abakristo bari aho barategereje, bategereje niba hari icyakongerwa ahangaha kuri aya mabwiriza yasohowe n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere mu gihugu cy'u Rwanda RGB. Mu gihe bagitegereje rero bari aho ariko bari kugaragaza amarangamutima yabo. Ese wowe utuye muri iki gihugu cy'u Rwanda urabyumva gute kuba hasohowe ariya mabwiriza, dore cyane ko bivuga ko atsikamiza bamwe mu batandukanye, harimo n'abakristu tudakuyemo n'abahagarariye amatorero? Nawe urasabwa kugaragara muri komenti uvuga uko wabyumvishe cyangwa se uko ariya mabwiriza yahise akugeraho, ukuntu wahise uyafata. Gusa nubwo bamwe bari kuvuga ibyo bintu bitandukanye, urimo usanga bamwe mu bayobora imwe muri iyi miryango cyangwa se insengero bishimiye izi ngamba n'amabwiriza. Mu bindi bintu byaje gutangazwa na RGB, dore ko nayo iticaye gutyo gusa, yaje gushimangira ivuga ko nta kwihanganira abagendana insengero mu mifuka kubera ko hagamijwe kurengera abanyarwanda. Muri make icyo RGB yashatse kuvuga ko nta mpamvu yo gukora exploitation cyangwa se gutsikamiza abanyarwanda binyuze mu madini. Uru rwego RGB ubwo rwagaragaje ko rukwiye kwita ku burenganzira bw'umunyarwanda bishingiye kubinyuza no mu dini, rukuraho ibyo gutsikamizwa ngo ni uko uri mu idini. Ubwo mu minsi yasize hatangazwaga ko wasangaga mu nsengero cyangwa se mu madini atandukanye bikomeje kugorana ibijyanye n'amafaranga, aho byavugwaga ko amafaranga atangwa n'abanyamuryango amenshi ajya gucungwa n'abayobozi b'insengero. Byakomeje kugorana bigeraho usanga umuntu ngo nubwo ajya mu rusengero ariko yagera no mu rugo akaburara kandi ngo yatanze icya 10. Bikomeza kugera kuri urwo rwego, ariko igihugu cy'u Rwanda ndetse n'imbaraga zacyo no kurengera abaturage cyarebye kure gisanga ibyo bintu bidakwiye, nibwo cyahise kivuga giti nta kuntu twasohora amabwiriza agenga insengero. Nibwo abaturage bahise bisanga muri uwo mujyo ndetse n'abari bahagarariye ibijyanye n'amatorero ndetse n'insengero bahita bikangamo akantu. Bahise bikanga bitewe n'ayo mabwiriza ashaririye kuri bo, dore ko bamwe bahise biyakira ko bagiye kwicara mu ngo zabo, abenshi bagatangira kwibaza uburyo bagiye kubaho, dore ko wenda ntago mbizi niba hari ababikeshaga amatorero. Ibi byaje gutsikamiza impande zombi, haba ku bari bayoboye insengero ndetse n'amatorero, ndetse haba no ku banyamuryango, ndavuga abakristo. Ntago ari kuri urwo ruhande gusa kuko uri gusanga mu mihanda ndetse n'aho unyuze hose aricyo kibazo gihari. Byakomeje kugorana mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu biri kuvuga biti se byaba byatewe n'iki kugira ngo igihugu gifate izo ngamba? Ese kwaba ari ugukuraho insengero burundu cyangwa koko mu by'ukuri ni ukurengera ubuzima bw'abaturage ndetse n'uburenganzira bwa muntu? Ibi bitegerejwe mu kugira ngo harebwe niba hari izindi ngamba zirasohoka muri iyi minsi, dore ko bamwe bamaze kwiyakira basubije n'imitima mu nda kuvuga ko nyine bagiye kuza bicara bagasengera mu rugo.
Ibyo bavuze ko bishobora kutababongamira kubera ko n'ubundi ngo ntago bahoze basenga. Yego ariko ntabwo byakuraho ko hari abo byabongamira, ariko n'ubundi ngo ntiwaba. Nawe icyo usabwa ni ukuvuga uko ubyumva, wowe tubanye muri iki kiganiro ukabigaragaza muri komenti. Ese nawe kuba hafashwe ibi byemezo byaba byakugizeho ingaruka, cyangwa se hari ukuntu byumva bitewe n'aya mabwiriza yasohotse? Uhawe ikaze, cyangwa se nanone muri komenti ntago ubangamiye cyangwa ngo ube utsikamijwe, ahubwo urabyemerewe gutangaza uko nawe ubyumva. Gahunda kwari ukuvuga ku bijyanye n'amabwiriza mashya yatangajwe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Mwari muri kumwe nanjye Biwott, nawe ubutaha.